narinjiye ngiye guhabwa ibisubizo by'ibizamini byafashwe ku maraso yanjye. Numvaga ibirenge byanjye biri gusubira inyuma kubera amateka y'ibyambayeho. Ubuhamya bwa Rugwiro, episode ya 12. Duherukana ubushize Rugwiro ahangayitse cyane yibaza ikizava mu bizamini by'amaraso ye. Ese byaje kugenda gute? Ntimucikwe n'ubu buhamya. Nkiraho nihebye, nabuze icyo nkora n'icyo ndeka. Muganga yaragarutse arambwira ati, dusanze uhuje ubwoko bw'amaraso na papa wawe. Rero amahirwe menshi nuko ari wowe uza kumuha amaraso kuko yavuye cyane ubwo igiti cyamugwagaho. Nabyemeye ntazuyaje, gusa bambwira ko babanza gukomeza kuyapima bakareba ko nta bundi bwandu afite bw'indwara runaka. Muganga yarinjiye, bamara umwanya muremure nkomeza gutekereza, ariko umutima wavuye mu gitereko. Nari ndi kwibaza uko biri bugende nibambwira inkuru y'uko nanduye agakoko gatera sida, nkumva umutwe urushijeho kundya cyane hafi no gusara. Nyuma yo kumara umwanya ntegereje, muganga yahamagaye n'ijwi rirenga ati, Rugwiro, injira. Narinjiye ngiye guhabwa igisubizo cy'ibizamini byafashwe ku maraso yanjye, harimo n'uko naba mpagaze ku kijyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Numvaga ibirenge byanjye biri gusubira inyuma kubera amateka y'ibyambayeho. Aho nabaga nicaye naterwaga umurava no kuba ngiye kuramira papa wambyaye, nubwo yari we soko yo guhangayika, amakimbirane, gusonza no kubaho nabi kose byaranze umuryango mvukamo. Nakubitaga agatima ku nzira y'urugendo rw'ubuzima nagiriye mu kazi, nkumva mbuze aho nkwirwa. Nawe se reba imitego yose ya mabuja nagerageje gusimbuka ariko bikanga, noneho ukuntu yantwaye uko yishakiye. Ku nshuro ya kabiri ansambanya, nahaza amayoga ijoro ryose, numvaga nta kabuza naranduye kandi narataye ikuzo. Hashize umwanya natakaye mu bitekerezo, nuko muganga barambwiye ati, papa wawe twasanze nta bundi burwayi bw'amaraso afite, rero ugomba kuzuza ifishi kandi ugasinya ko umuhaye ubutabazi bw'amaraso. Kuba muganga nta kindi kintu yambwiye ku bijyanye n'amaraso yanjye, akaba yarabonye ko ari ngombwa ngo mpa amaraso papa, byari bivuze ko nta bwandu mfite. Uwo munsi nagize ibyishimo bitavugwa. Numvishe umucyo wongeye kumurikira ubuzima bwanjye. Akanyamuneza, kwiyizera byatangiye kongera gutaha mu mutima wanjye. Papa yamaze ibyumweru 3 mu bitaro. Nuko uko namusuraga kwa muganga kenshi, nagize amahirwe yo kugirana na muganga ikiganiro. Icyo gihe turi kuganira na muganga, naramubajije nti, ese muga, buriya ni nk'izihe mpamvu umuntu ashobora kutandura agakoko gatera sida kandi yarakoze imibonano mpuzabitsina? Hari uburyo bwinshi umuntu yirinda ubwandu bw'agakoko gatera sida, harimo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Uba ukwiye gukoresha agakingirizo cyangwa ukifata, ubwo nibwo buryo bwizewe. None se mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye ariko ugasanga uri muzima, biba byaragenze gute? Icyo gihe uba warayikoranye n'umuntu utabana n'ubwo bwandu, cyangwa waritabiriye igikorwa cyo gukebwa cyangwa kwisiramuza. Nyumva akadomorwa. Ibyo ubikoze uba ugabanyije ibyago byo kuzakomereka igihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa inama iruta izindi ni ukwifata cyangwa ugahitamo gukoresha agakingirizo. Numvishe ashimiye muganga cyane. Numva ko igishobora kuba cyarantabaye ari uko nkiri muto mba kwa nyogokuru nigeze kwitabira igikorwa cyo gukebwa. Gusa amashimwe mu mutima wanjye yari yose kuko nari naratabawe n'Imana rurema. Mabuja nta munsi n'umwe yari yarigeze yemera ko dukoresha agakingirizo. Nubwo nari narakebwe, gusa numvaga ibyo bidahagije ngo mbe nari ndinzwe kwanduzwa na mabuja. Nari naramaze gutahura ko yabanaga n'ubwandu. Rimwe na rimwe numvaga ntatuje kuko kwa muganga mu bisubizo by'amaraso nahaye papa, nta na rimwe bigeze bambwira ibijyanye no kwandura agakoko gatera sida. Ariko se bari kwemera ko mpa papa amaraso kandi naranduye? Ibyo nabyo byandemaga agatima, nkumva ko nshobora kuba ndi muzima. Iminsi yabaye myinshi, papa arakira kandi abyuka ku gitanda cyo mu bitaro. Nuko nanjye nkomeza kwiga nshyizeho umwete. Impinduka zabaye mu buzima bwanjye, ngira umurava wo kwiga ku buryo n'ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza 2017 nagitsinze ku manota yo hejuru.
Umunsi menya amanota natashye mfite ibyishimo, nuko ku nshuro ya mbere numva papa umbyara ambwira mu magambo meza agira ati ntewe ishema nawe mwana wanjye. Hashize igihe njya kwiga icyiciro rusange, nuko nigana umurava ndetse n'umwete. Nirindaga umukobwa wese kuko nari narakutse umutima. Naritwararikaga kugira ngo ntazacikwa ngakunda kandi mfite amateka yuzuye ico. Ibisigisigi by'uko nahohotewe byahoraga ku bitugu byanjye, ku buryo byatumye mbaho ntinya cyane abadamu, ku buryo byatumye mbaho cyane ntinya abagore, kandi bose batari birura nk'uwigeze kumbera mabuja. Icyiciro rusange nagisoje neza kandi nsinda ku manota meza ashimishije kandi y'intangarugero. Amanota nagize icyo gihe yaranejeje cyane ndetse antera amarangamutima. Papa yari yishimiye ibyo maze kugeraho kandi ndahamya ko yaratangiye kumbonamo imbere heza. Icyo gihe yarashyashyanye kugira ngo njye ku ishuri, ibintu bitari byarigeze bibaho mu buzima. Bari banyohereje kwiga mu kigo cya kure cyari mu ntara y'Iburasirazuba. Gusa numvaga ntagerayo. Iby'uko nakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina nari maze kubyibagirwa kuko numvaga naratangiye ubuzima bushya kandi budasubira inyuma. Isanganya nari narahuye naryo numvaga ko ryagize iherezo kandi ko icyo nkwiye gukora ari uguhora ndeba imbere kandi nkaharanira kuzaba imbarutso yo kwikura mu bukene bwarangwaga mu muryango navukagamo. Nyamara ntabwo nari nzi ko Satani akindasa imyambi. Sinari nzi ko yanshyizeho umudayimoni wo guhohoterwa uhora ngendaho aho njya hose. Sinari nzi ko urugendo rwanjye rwerekera mu burasirazuba ruzaba amahwa kandi rukazura kabuze. Nari nishimiye kujya mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, hongera guheka igikapu n'umufariso nk'abandi bose. Kwitegura kujya mu ishuri byari ingorabahizi. Amafaranga iwacu yari ayibura, ku buryo nabonaga ko icyizere cyo kujya ku ishuri cyagendaga kiyoyoka. Papa nk'umuntu wari umaze kugira inzozi zo kuzasaza abonye umuntu mu nzu ye ufite diplome, yagurishije igice cy'isambu nuko amafaranga y'ishuri araboneka. Ese Rugwiro yaba agiye kubaho ubuzima bwiza buzira guhohoterwa? Reka dusubikire hano, tuzasubukure mu yindi episode izakurikira. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva _rw. Ntukicwe n'irungu.